gukiranuka ntago ari ugukorera bandebe, nta nubwo ari ugukorera bamenye, nta nubwo ari ugukora imirimo yo kugira ngo ushimishe abantu. Gukiranuka buriya gukiranuka kwenda gusa n'ukuri, gukiranuka gufitanye isano ya hafi cyane n'ukuri, kuko burya umuntu umukiranutsi rimwe na rimwe usanga akora ibintu bitandukanye nuko abantu babonaga ko ariko byagenda. Burya gukiranuka kubasha kugukururira abanzi nkuko n'ukuri kugu. Yes, twabasuje rero. Mwakoze kuduha ikaze. Yego. Ni Safiro TV rero. Mwatangira mwibwira abakurikiye Safiro TV. Murakoze. Amazina yanjye ni Nkubito Roseline. Ndi umukristo mu itorero rya Deperi, Paruwasi ya Kamembe, Mudugudu wa Beteli. Ndi umudamu. Hari ibindi bibagiwe umuhanzi. Ndi umudamu w'umuhanzi bazi ku izina Gishyitsi. Yego. Yego. Ubu rero tubonye Roseline, tubona Gishyitsi hano. Umuntu umwe mu bantu babiri. Roseline ni umudamu w'umugabo witwa Gishyitsi, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Ubu ndi kubarizwa mu karere ka Rusizi nkuko nabivuze, ariko ubusanzwe ndi umukristo wo kuri Paruwasi ya Batsinda, Mudugudu wa Giheka. Inaha tukahari ku mpamvu z'akazi. Yego. Yego. Kuba dukurikiye rero ini Safiro TV, twiyemeje kuzajya tugera ahantu kure hari amakuru agiye atandukanye, byaba ari amakuru asanzwe cyangwa se ivugabutumwa, ubuhamya, byose bizajya bica hano kuri Safiro TV. Ni channel y'abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Tukaba ku busabe bw'abantu benshi bifuje ko tuzasura umuryango wanyu. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze kandi natwe turabishimiye kutugenderera mukadusura nk'umuryango. Hanyuma nimvuga umuryango n'umugabo n'umugore n'abana. Hanyuma abana bo ntabwo turabagira, ariko umutware nawe yagiye ku murimo w'Imana, niyo mpamvu batari bumubone. Yego. Hanyuma Gaseke rero nta kidasanzwe, nuko numvaga twaganira ku ijambo ry'Imana h'iminota mike. Hanyuma mbanje gusuhuza abantu bose bazakurikira iki kiganiro, abanzi n'abatanzi, twagiye duhurira mu nsengero nyinshi zitandukanye. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 50 n'umurongo waho wa 7. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, icyakora turagenda twifashisha n'ayandi turi bubone agiye atandukanye, ariko iryo numvishe ryabaye igitsikamutima kuri nge ni ringiri ririboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Riravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Numvishe twaganira kuri iri jambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ntago nkuze cyane mu gakiza, ariko sindi n'umwana mu gakiza. Ntangira urugendo ntago hashize imyaka myinshi, ariko nta nubwo hashize na mikeya. Muri uru rugendo rero uko nagiye nkunda kuganira n'abantu bakristo benshi, nagiye mbasha kuganira nabo, bo nagiye nkunda guhura nabo, nakunze kumva bakoresha iri jambo cyane.
iri jambo cyane, wari umuvugabutumwa, ari umuririmbyi, ari umukristo muri rusange, nagiye nkunda kumvira ijambo abantu benshi barikoresha, umuntu uri mu mubabaro, umuntu uri mu gahinda, umuntu wahuye n'ibyago, umuntu ufite ibyifuzo, ukumva cyane bakunda gukoresha iri jambo ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Kandi koko ibyo bavuga ni ukuri, Imana iratabara, Imana irengera abantu. Imana yacu tuyizi nk'Imana ikora ibyananiye abantu, tuyizi nk'Imana ikora ibidashobokera abantu, tuyizi nk'Imana ihindura ibintu byanze guhinduka. Rwose Imana nibyo iratabara. Iyo umuntu avuze iryo jambo ngo kuko umwami Imana azantabara, nibyo abafite impamvu bivuze, nuko ashobora kuba yarabonye mugenzi we Imana yatabaye, cyangwa se inshuti ye, cyangwa se uwo mu muryango we Imana yatabaye ari mu kibazo runaka. Imana yacu rero dusenga yo mu gihugu cyo mu ijuru, byo tuyizi nk'Imana itabara. Ariko burya nubwo ari Imana itabara, ntabwo ari Imana itabarira mu kavuyo. Hari ibintu isaba, hari ibintu bitera Imana kuba yatabara umuntu. Ntabwo itabara buri muntu uwo ari we wese uko abyishakiye nuko abyumva, ahubwo nakoresha iri jambo ngo hari kondisiyo Imana igenderaho kugira ngo itabare umuntu. Imana yacu nishimwe. Muri izo kondisiyo rero Imana itabariraho, kandi tugiye twifashishije abatubanjirije, kuko uhereye kera Imana yabwiraga Mose, ikamubwira ngo abwire Abisiraheli ngo nibagendera mu mateka n'amategeko yayo. Amateka yayo rero nibyo igenda ikora, kandi biba byerekana ibyo yakoze. Iba inyuma yabyo haba hari impamvu, biba byerekana impamvu yatumye ibikora. Imana ntabwo ijya ikora ikintu idafite impamvu, cyane ko ikintu cyose ikora iba igifitemo inyungu. Rero iyo witegereje, nashatse ko tuganira ku bintu bine. Hari ibintu bine natekereje ngewe ubwanjye, wenda nahishuriwe n'umwuka nkuko nawe yaguhishurira ibindi. Muri bine rero yamishuriye, turaganiramo bibiri. Bibiri tuganiramo ni ibintu bibiri bitera Imana kuba yatabara umuntu. Ni ibintu umuntu yitwararika, cyangwa ibintu umuntu akora bigatera Imana kuba yahaguruka mu ruhande rwe ikaza ikamurengera. Muri ibyo bintu bibiri tugiye kuganiraho, icya mbere tugiye kuganira ku kintu cyitwa ukuri. Imana itabara umuntu, ariko ntabwo ijya itabara umuntu uri mu kibazo abeshya cyangwa se mu buriganya. Imana ntabwo, Imana irera mu bintu byose, mu mikorere yayo, mu mivugire yayo, mu migenzereze yayo. Imana irera kandi ku gato no ku kanini. Rero ntabwo ishobora gutabara umuntu uri mu buriganya. Icya mbere Imana ishingiraho itabara umuntu ni ukuri. Kuba uri mu kibazo, ariko icyo kibazo urimo ushyira Imana, ukaba urimo uvuga ukuri, nta buriganya burimo. Mu kintu rero abantu babuze muri iyi minsi, babamo mu nzu y'Imana n'abatarabo mu nzu y'Imana, reka nkoresha iryo jambo, cyangwa se baba bakijijwe ndetse n'abadakijijwe, abakora umurimo w'Imana, abitirirwa ko ari abakozi b'Imana n'abataribo. Naritegereje nsanga ikintu kibuze muri iyi minsi ari ukuri. Ukuri kurabuze, kandi Kristo ubwe yarivugiye ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Nuvuga ngo iyo udatunze ukuri muri wowe, na Kristo ubwe ntabwo uba umutunze, kuko Kristo niwe kuri. Iyo wabuze ukuri rero, bivuze ngo yafashe ibintu bitatu arabitondeka, aravuga ngo ni njye nzira. Icya mbere ni ukuba uri mu nzira, hanyuma wamara kuba mu nzira ukagira n'ukuri, hanyuma inzira, kuba uri mu nzira ufite n'ukuri, ibyo nibyo byibumbira hamwe bigatanga iki? Ubugingo. Kristo aravuga rero ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ubwabyo ukuri ni Kristo. Rero niba turi aba Kristo, bivuze ngo tugomba kuba dutunze ukuri muri twebwe. Ukuri mu migendere yacu, ukuri mu mivugire yacu, ukuri mu mikorere yacu, ukuri mu mibanire yacu n'abandi. Ukuri niryo fatizo ry'agakiza. Ukuri niyo ndangagaciro ya mbere y'umukristo.
Iyi Imana rero igiye gutabara umuntu, reka twifashishe ijambo ry'Imana riboneka mu kubara mu bice 27, uzahasanga inkuru z'abakobwa b'umugabo bita Zelofehadi. Aba bakobwa ngo babyawe n'umugabo bita Zelofehadi, ababyara ari abakobwa gusa. Hanyuma mu mategeko ya Mose Abisiraheli bagenderaga ku mategeko avuga ngo niba umuntu atarabyaye umuhungu, napfa atarabyaye umuhungu, ni ukuvuga ngo izina rye rizaba risibanganye mu Bisiraheli, nta gakondo agomba guhabwa. Hanyuma uwo mugabo bita Zelofehadi, witwaga Zelofehadi, abyara abakobwa. Ababyaye arangije aranapfa. Abo bakobwa bisanga muri ayo mateka, batazi uburyo yagiyeho, batazi n'uwabayashyizeho, bisanga hari itegeko ribatangira rituma basa nkaho baciwe mu muryango wabo cyangwa muri kavukire yabo. Ngo abo bakobwa bashinga urubanza, bashinze urubanza ngo barushyira Mose. Ngo Mose nawe urwo rubanza ruramunanira, ngo arucengerana imbere y'Imana. Ngagera imbere y'Imana arayibwira ngo abakobwa ba Zelofehadi baje kumbaza ikibazo nanjye kirangora. Barimo barambaza igikura izina rya se kuri gakondo, ngo kuko yababyaye ari abakobwa gusa. Umva ukuri kw'abo bakobwa aho kwari gushingiye. Kubyara ni impano cyangwa ni umugisha utangwa n'Imana. Nta muntu n'umwe ujya kubyara avuga ngo ubwo nabyaye umukobwa ngiye gukurikizaho umuhungu ku bushake bwe. Iyo ni impano umuhungu cyangwa wabyara umukobwa, nta mahitamo wowe ubigiramo, ni ibintu Imana ikugenera ikaguha. Ikindi baravuga ngo kandi data yapfuye urupfu rusanzwe, Imana yaramuhamagaye arataha. Bivuze ngo gupfa nabyo ni uruhare rw'Imana, nta muntu ubigiramo uburenganzira avuga ngo nzapfuye umwaka cyangwa mfe umwaka utaha. Baravuga ngo none kubyarwa turi abakobwa kari Imana yabikoze, atari uruhare rwa data ngo tuvuge ngo yahisemo nabi, no kuba yarapfuye kari Imana yamuhamagaye. None muri ibyo bintu byose uruhare rwa data ruri hehe cyangwa uruhare rwacu ruri hehe ngo tuvuge ko kuvanwa muri gakondo byaba ari ingaruka ry'ikosa twakoze? Amen. Haleluya. Imana iyumvisha urubanza rw'abakobwa ba Zelofehadi, nayo irangije ngo ibyabo bakobwa barimo baburana ni ukuri. Imana yacu ishimwe. Kuko rero ibyo baburana ari ukuri, iryo tegeko nirihinduke murikureho uhereye none. Umubyeyi uzajya ubyara abakobwa, abo bakobwa nabo bajye bahabwa iki? Gakondo. Rero Imana ibasha gutabara igahindura n'amategeko cyangwa n'imihango imaze igihe kirekire, ariko umuntu yaburanye urubanza rw'ukuri. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Ikintu rero gitangaje nuko ukuri kubuze mu bantu ndetse n'abiyitirira ko ari abakozi b'Imana. Usanga ukuri kumaze kuba gukeya, kandi aho ukuri kwabaye gukeya biravuze ngo gukora kw'Imana kurahahunga, ahubwo hakimikwa ubwami bwa Satani. Kandi ndagira ngo ngutangarize ngo Imana mukuri ntabwo Imana ikora ibitewe n'amagambo menshi, kumenya gutondeka amagambo menshi, nta nubwo ibiterwa n'izina rikomeye umuntu afite. Ntabwo gukora Imana ibiterwa n'urusaku rwinshi, ahubwo Imana ingingo ya mbere ihitera gukora nuko ibyo umuntu avuga n'ibyo umuntu aburana ari ukuri. Mu rubanza rwawe niba uzi neza ko ibyo uvuga ari ukuri, ukisuzuma ukavuga ngo ibi bintu ndi kuvuga ibyo ari byo byose ni ukuri, hagarara utegereze Imana, kuko ubwako ukuri utunze ni Imana utunze muri wowe. Byanze bikunze izaza kandi izagusobanura imbere y'abaguhanze amaso, kuko ibyo uburana ari ukuri. Ariko banza witegereze, ubanze unisuzume mbere yo kuvuga ngo Imana izantabara. Mbese urubanza uri kuburana ni urw'ukuri? Ingingo uri gutanga
batanga imbere y'Imana nizukuri, batangarize ko ukuri nyakuri kumenywa n'Imana. Abantu ntabwo bashobora kumenya ukuri nyakuri, ariko Imana yo ntabwo ishobora kukuyoberwa. Hari igihe umuntu afata ikinyoma akagishakira ibimenyetso, ikinyoma gifite ibimenyetso kigaragara nk'ukuri, ariko ibimenyetso bibonwa n'abana b'abantu akaba ari bo bibeshya, ariko ibimenyetso ntabwo bijya bibeshya Imana. Ukuri utabwiye abantu Imana yo irakuzi. Rero ibimenyetso weretse abantu ubereka yuko ibyo uvuga ari ukuri cyangwa ko ibyo ukora ari ukuri, ibyo wabyeretse abantu, ariko Imana ntibyayifata. Imana yo izi ukuri kuzuye. Ndagira ngo ngutangarize rero ngo mu murongo uhagazemo, mu buryo wifuzamo Imana, mu buryo ushaka ko Imana yakurengeramo, mu buryo ushaka ko Imana yagutabaramo, banza wisuzume urebe niba ibyo uburana koko ari ukuri. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Nakubwira ngo ingingo ya mbere ituma Imana yururuka kuza kurengera umuntu, nta kindi akoze ataruka avuganiwe n'abakomeye, ataruko nuko uba uhagaze mu kuri. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Ikindi kintu cya kabiri kijya gitera Imana kururuka gukora ni ingingo yitwa gukiranuka. Gukiranukira aho bakureba naho batakureba, gukiranukira ahagaragara no gukiranukira ahiherereye. Iri jambo ryitwa gukiranuka cyangwa se iki gikorwa cyitwa gukiranuka, abantu bajya bakitiranya, bakakitiranya n'ibintu dukorera mu nsengero, bakakitiranya n'imyambaro abantu bambara, bakakitiranya n'amazina abantu bafite mu murimo w'Imana, bakakitiranya n'ukundi kuntu. Ariko ubundi gukiranuka kwa mbere Imana ireba kubera mu mutima. Gukiranuka Imana yitaho, gukiranuka Imana ishaka, gukiranuka Imana ibona kubera mu mutima. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Gukiranuka bishobora gutuma Imana yururuka. N'ingabo n'abamarayika n'inteko yo mu gihugu cyo mu ijuru ikaza igahagarara ku muntu, ikaburana urubanza atari buburane, ikavuga ijambo uwo muntu atari buvuge, ibitewe n'uko umuntu wayo ari umukiranutsi. Imana yacu nishimwe. Dufashe urugero, ku mugabo bita Danieli. Danieli w'umuyuda ubwo banyagwaga n'ubwami bwa Babuloni n'umwami bita Nebukadinezari, ngo barimo binjira mu marembo y'umurwa w'Ishushani, ngo bawuhinjiye Nebukadinezari ahagaze muri ayo marembo ngo arimo abitegereza. Ngo arangije abitegereje amenya neza ko muri izo mbohe zije harimo abana b'ibwami. Ngo arangije atuma mu bagaragu be aravuga ngo muri bariya banyagano baje mugende mu ntoranyirizemo abahungu, abaha kondisiyo bari bugendereho. Arababwira ngo icyambere baraba ari abahungu bavuka mu miryango y'ibwami, ikindi cya kabiri baraba ari abahungu b'uburanga beza, kandi ubona yuko muri bo batinya bazabasha guhagarara imbere y'umwami. Ikindi cya gatatu aravuga ngo kandi babe ari abanyabwenge ku buryo tuzabigisha igikarudaya n'ubukonikoni bwacu, barangiza bakagira gute bakabimenya. Mana yacu nishimwe. Ngo muri abo bahungu batoranyijwe, Bibiliya ntabwo yambwiye umubare wabo, icyakora yambwiyemo 4, barimo Danieli na Saduraka na Meshake na Abednego. Hanyuma ngo baranyagwa, baragenda bajyanwa mu bwami bw'i Babuloni. Nubwo bari abanyage, ariko ubwami bari bagiyemo bwari bukomeye kurenza ubwo bari bavuyemo, ndetse bari bajyanwe mu buzima bwiza butandukanye bunarenze kure nubwo bari babayemo, nubwo bari bari ibwami. Ariko burya ubwami bwo mu isi burarutana, bugenda burutana, bumwe buruta ubundi, ubundi buruta ubundi. Ubwami bwo kwa Nebukadinezari rero bwari butandukanye nubwo bari bavuyemo, kuko Nebukadinezari yari umwami ukomeye, yari igihangange cy'icyo gihe. Ariko
ariko ngo bagezeyo Daniel agambirira mu mutima we. Haleluya. Agambirira mu mutima we gukomeza gukiranuka, agambirira mu mutima we kutaziyanduza, agambirira mu mutima we kutazigera tatira amategeko n'amateka by'Imana ya Isiraheli. Mana yacu nishimwe. Haleluya. Ngo agambirira mu mutima, akigambirira gukiranuka mu mutima, akimara kubigambirira Imana iba yabyumvishe, imenya ko Daniel yagambiriye, afata n'umwanzuro wo gukiranuka, wo kutigera yiyanduza. Imana yacu nishimwe. Imana ihita yururuka. Haleluya. Imushyigikirira muri icyo kintu, abwira ngo inkone, arabwira ngo twebwe tugusabye iminsi 10 yonyine, ntago ari iminsi myinshi, ni iminsi 10, tugaburire ibishimbo n'amazi, ibyo biryo by'ibwami ubyihorere, kuko twebwe abo turibo. Haleluya. Iki turimo ntabwo kizakorana n'ibyo biryo, ahubwo ikizakorana n'iki turimo ni ibishimbo bitanduye n'amazi atanduye. Haleluya. Haleluya. Ngo bagimi ibishimbo iminsi 10 n'amazi abariyo banywa. Aramubwira ngo nyuma y'iyo minsi uzaza urebe mu maso yacu, uhagereranye n'ahabari abasore bazarya ku biryo by'umwami, aho uzasanga ari heza. Haleluya. Hazakwemeza icyo ugomba gukora. Ngo bamara iminsi 10 banywa amazi, barya n'ibishimbo, ngo inkone ije kubareba isanga batoshye kuruta. Haleluya. Muri ibyo bishimbo no muri ayo mazi Imana yamaruniraga mu ubwiza na vitamini bitaboneka mu biryo by'ibwami. Ngo nyuma y'iyo minsi 10 Imana ishyigikira Daniel. Haleluya. Iramushyigikira ngo inkone ije kubareba isanga barabyibushye, barasa neza, ibarekera ku bishimbo byabo, ibarekera no ku mazi yabo. Hari ikintu kimwe nshaka kugutangariza. Hari igihe abantu ujye usanga bashyiraho impamvu ngo kuko ngo nkora mu kazi runaka, ngo kandi ngo nasanze yo ngo kondisiyo ngo zimeze gutya, ngo buri mukozi waho wese ngagomba kwitwara gutya, ngo badutegetse yuko tugomba kwambara gutya. Uzi impamvu? Nuko wagezeyo nawe ubwawe umutima wawe ubirarikiye. Umubwiriza Dawidi yabwiye umuhungu we Salomo, Imana yabwiye Salomo iramubwira ngo tunga ubwenge kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Umutima w'ubwenge cyangwa kugambirira k'umutima w'umuntu agambiriye inyungu z'Imana. Ndagira ngo ngutangarize iri jambo ngo ukigambirira Imana ireba inyungu zayo zirimo, ikareba n'inyungu zayo ikabalansinga. Iyo sanze ari ifitemo inyungu nyinshi, kuko mu nyungu z'Imana niho havamo inyungu zawe. Imana itari yunguka nta kintu wakibonera. Rero mu migambi yawe iyo ufashe umugambi wo gukiranuka, kuko burya gukiranuka k'umuntu nubwo nawe kumugirira inyungu, ariko Imana nayo ibi bifitemo inyungu, kuko gukiranuka k'umuntu umwe gushobora gukiza abantu benshi. Hanyuma impamvu uzavuga ngo amategeko y'abantu yarangonze, ndagonzwe n'amategeko y'abantu ndahagarara cyangwa ndagwa, nuko nawe mu mutima wari uyararikiye. Ariko iyo ikimara gufata umugambi wo kuvuga ngo kugambirira mu mutima, ugavuga ngo nubwo bimeze bitya, nubwo bigoye, ariko Mana ntabwo nshaka kwiyanduza, ntabwo nshaka guhinduka, kuko ntabwo tubayeho kugira ngo isi duhindure, ahubwo tubayeho kugira ngo duhindure isi. Ntabwo tubayeho kugira ngo dushyigikire ubwami bwa Satani, ahubwo tubayeho kugira ngo dushyigikire ubwami bw'Imana. Imana ibashyigikirira muri ayo mazi n'ibishyimbo, kandi uhereye uwo munsi bagiye bahura nabo. Daniel yahuye n'intambara, baravuga ngo umwami akimara kumwogeza, ubwo yari amaze gusobanura inzozi umwami yarose, ntabwo ndi buzivugeho, ariko ngo bituma abanyeshushani cyangwa bo muri uwo murwa yabagamo bamugirira ishyari. Umva ijambo ukuntu ryarambwiye. Ijambo ryarambwiye ngo bamutegera mu kintu icyo ari cyo cyose, bamushakaho impamvu yatuma bamurega ku mwami, barayibura. Bamushakira muri ruswa, baramubura. Bamushakira mu bisindisha, bamushakira mu gutonesha no kurobanura ku butoni, baramubura. Bamushakira mu kuganira no gutoteza abaturage, baramubura. Ngo Daniel nta handi tuzamutegera usibye ku Mana ye.
ngo bashyiraho iminsi yo kuba ari nta yindi mana igira gute isengwa. Daniel ngo afungura amadirishya y'inzu ye akajya asenga gatatu nk'uko yari asanzwe agize gute abikora. Umva, haleluya. ngo nuko bituma bamufata, bari barashyizeho igihano cy'uko umuntu bazafata asenga bazamujugunya mu rwobo rw'intare. Daniel afatwa asenga, ndetse igihano gishyirwa mu bikorwa, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ijambo rirambwira ngo kandi izo ntare zari zarashonjeshejwe. gukiranuka k'umuntu kubasha gufunga iminwa y'ibyari bimwasamiye byose. Gukiranuka k'umuntu kubasha guhindura ikirere n'imikorere y'ahantu yaba ageze ahariho hose. Gukiranuka kubasha gushyira hasi amategeko nubwo yaba aremereye gute. Gukiranuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gukiranuka. Hanyuma gukiranuka ntago ari ugukorera bandebe, nta nubwo ari ugukorera bamenye, nta nubwo ari ugukora imirimo yo kugira ngo ushimishe abantu. Gukiranuka kwenda gusa n'ukuri. Gukiranuka gufitanye isano ya hafi cyane n'ukuri, kuko burya umuntu umukiranutsi rimwe na rimwe usanga akora ibintu bitandukanye nuko abantu babonaga ko ariko byagenda. Burya gukiranuka kubasha kugukururira abanzi nkuko n'ukuri kugukururira abanzi. Gukiranuka kubasha kugushyira mu byago nkuko n'ukuri kwagushyira mu byago. Gukiranuka gusa n'ukuri bundi ni ibintu bibangikanye. Umukiranutsi burya abafite n'ukuri, kandi umunyakuri burya bari n'umukiranutsi. Rimwe rero tujya tugongwa n'izi ngaruka zabyo. Ingaruka zo kuba umunyakuri, ingaruka zo gukiranuka burya kenshi nizo zitugonga, nizo zidutera ubwoba, ugasanga twanze kunyura aho hantu kuko haragoranye kuhanyura, ahubwo ugasanga turimo turaberereka tuvuga ngo reka tubigenze gutya, tubishakira inyoroshyo, tubishakira ibi bintu biragoye, ibi bintu biravunanye. Nizo ngaruka abantu bagenda bahura nazo, kuko ingaruka zo gukiranuka n'ingaruka z'ukuri akenshi na kenshi zijya zikuraho abantu igikundiro cy'abantu batabikunda, kuko umunyakuri akundwa n'umunyakuri, umukiranutsi agakundwa n'umukiranutsi mugenzi we. Umuntu udakunda ukuri ntabwo yakunda umunyakuri. Kandi rimwe na rimwe abatari abanyakuri akenshi twisanga aribo badufiteho ububasha, akenshi tukisanga aribo badufiteho uburenganzira. Ariko guhagararana n'Imana ngo twizere imbaraga zayo, tuyihamiye nk'uko abatubanjirije bayihamije muri ako kaga. Haleluya. Nyamara Imana tubona amateka y'uko Imana yagiye ibatabarira muriko. Ariko ikibazo ni ukugera ikirenge mu cya. Rimwe na rimwe turabyiyitirira, ubundi tugashaka kumvikanisha ko tubikora, tugatanga n'ibimenyetso by'uko tubikora, ariko nyamara imitima yacu idushinza ko tudakiranuka. Nagira ngo mbamenyeshe ko ruriya rwobo rw'intare rwateguwe umunsi Daniel yinjira muri buriya bwami. Burya gukiranuka kwe, gukomeza gukiranuka, gukomeza guhamya Imana, ubwe yari arimo yiharurira inzira izamugeza kuri urwo rwobo. Ikibazo rero tujya duhura nabyo, dutangira gukiranuka, tugatangira kwitoza gukiranuka, kandi ubwo nyamara turimo turahamagara Imana izaza kuduhamiriza tugeze kuri rwa rwobo, izaza kuduhamiriza tugeze kuri rya tanura ry'umuriro. Ariko twatangira kubibona ntitwakira imbaraga z'Imana zizaturengerera aho hantu, tugatangira gucika intege no guterwa ubwoba n'ibyo turimo duhura nabyo. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo utageze ku rwobo ntabwo Nebukadinezari azigera amenya ko Imana yawe ariyo Mana ikwiye gusengwa. Utageze ku itanura ry'umuriro ntabwo i Babuloni bazigera bamenya neza yuko Imana usenga ariyo Mana ikwiriye gusengwa.
turashaka Imana, turashaka no kuyibwira abandi, ariko ntabwo dushaka kwerekana imbaraga zayo. Turashaka kwerekanira imbaraga za haleluya. Mana yacu nishimwe. Nibutse ijambo Yesu ubwo yatuburaga imigati akagaburira abantu 5,000 ngo bwarakeye bwaho abantu bafata amato noneho bajya kumwishakira, ngo bagiye aho yatuburiye imigati ntibamusangayo, ngo bashaka amato bagenda mu nyanja mpaka bamubonye bagera aho yarari, ngo bagezeyo baramubaza ngo mwigisha mbese wageze hano ryari? Ni nkaho bamubwiye ati kuki utatubwiye yuko uyu munsi uri bukorere hano, koko ubu ntiwari ugiye kuduhombya imiga? Nawe arababwira ngo nimuhumurerega, ndabizi ko igituma muri kunkurikira atari amagambo yanjye mwakunze, ngewe ubwanjye ntabwo munkunze, ahubwo murimo murashaka imigati ntubu. Ikibazo muri abantu barashaka ibintu biva kuri Yesu, ariko ntabwo bashaka gutunga Yesu, kandi gutunga Yesu niko gutunga ibyo bintu. Kuko yarababwiye abigishwa, arababwira muri Matayo ibice 6:33, arababwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, mubanze munshake ngewe Kristo, nintura muri mwebwe n'ibintu bizaza. Arababwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Haleluya. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose mushaka muzabyongereho. Gukiranuka rero, gukiranuka bibera mu mutima. Nje kubatangariza iri tangazo rivuga ngo gukiranuka bibera mu mutima. Gukiranuka ntabwo biva mu bwinshi bw'amaturo umuntu atanga. Gukiranuka ntabwo biva mu myaka myinshi umaze muri korari, mu budiyakoni, mu witwa umushumba, witwa pasiteri, witwa umuyobozi runaka. Ntabwo ari aho ngaho gukiranuka bituruka. Gukiranuka ntabwo biva mu ndeshyo z'imyenda wambara. Gukiranuka ntabwo tubiragwa n'umuryango tuvukamo. Kuba tuvuka mu gisekuru cy'abantu bakoreye Imana, kuba tuvuka mu gisekuru cy'abantu oya, ntabwo ari aho dukura gukiranuka. Ahubwo gukiranuka tubikura mu kwizera Yesu no kumutunga muri twebwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Narinje kubabwira ngo nje kubabwira inkingi ebyiri zitera Imana guhaguruka, igahagurukana ingabo nyinshi. Danieli ageze mu rwobo rw'intare, ngo aho kugira ngo zimurye yararyamye arazisasira, ngo bucya umwami ngo azindukirayo mu gitondo, ngo ahamagara ngo yewe Danieli, mbese aho Imana yawe yabashije kukurinda? Danieli aramubwira ngo umwami nyagasani, Imana yanjye nta cyaha yambonyeho, haba kuri yo ndetse no kuri wowe. Kuba nta cyaha nkufiteho ubwawe n'Imana yanjye, kuba nta rubanza nyifiteho, nibyo byatumye iminwa y'izi ntare nubwo zari zishonje, ariko kuba nta rubanza mfite ku mwami no ku Mana yanjye nta ruriyo, nta mbaraga izi ntare zari kubona zo kwasama kugira ngo zimire. Gukiranuka kwawe gutuma Imana ibumba iminwa y'ibyari bikwasamiye. Gukiranuka kwawe gutuma Imana ihina amaboko yaragiye kukurambukira aho. Gukiranuka kwawe gutuma Imana isubiza imirindi y'ingabo nyinshi zari zirukanze ziguteye. Gukiranuka kwawe. Mwibuke Hezekiya ubwo yaterwaga n'umwami Sanikerubi, yatakambiye Imana, abwira abasenzi bo mu gihugu cye, atuma ku muhanuzi Yesaya, aramubwira ngo nimugende mubwire Yesaya ngo ni igihe cyo kuvuka kw'abana, ariko imbaraga zo kubabyara ntazo. Arangije azamukana urwandiko Sanikerubi yari yamwandikiye, ngo arujyana imbere y'Imana, ngo arayibwira ngo ntiwibuka imyaka maze ku ngoma, imirimo yanjye ntabwo yizi, imyaka maze ku ngoma, gukiranuka kwa urakwirangagije, imyaka maze ku ngoma, uburyo nasenye ingoro z'ibigirwamana urabyirengagiza. Ibi byo ngo Imana yitegereje uko kuntu yabanye nayo, haleluya, atayikojeje isoni, ngiramubwira ngo kubw'iyo mpamvu uru
urugamba nta nubwo uzarurwana, ntuzigera utumwanya ujya kurwana na Sanikeru. Ngewe ubwanjye nzibonanira nawe. Gukiranuka hari intambara Imana ituma tutarwana, igatuma tutanazirebesha amaso yacu, ahubwo yo ikazirwanira aho tutanareba, kubera yuko idashaka uwo mwanya yatwada turi kurwana izo ntambara. Hari ukundi gukiranuka, hari iyindi mirimo myiza twaba turi gukora. Gukiranuka k'umuntu kujya gutuma Imana imurwanira intambara zinizo atazi. Nahereye kuri iri jambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Ndavuga ngo iri jambo nkunda kuryumva n'abantu benshi barivuga, ariko haraho iki gitondo cyangwa wowe uzankurikira, wowe uzumva iki kiganiro, uzabanze wisuzuma uvuge ngo Imana, icyambere umenye ngo Imana irera. Ntabwo Imana imanurwa n'amatiku, ntabwo Imana imanurwa nuko wavuze amagambo menshi, ntabwo Imana imanurwa nuko watanze abagabo n'ibimenyetso byinshi, ahubwo Imana imanurwa n'ukuri kuri muri wowe. Ukuri ni ko Imana ihagararaho, yarangiza igatabara umuntu, kubasha kumuhesha n'ibyo atari kubona, kubasha kumurinda intambara yari burwane, ariko kubwo gukiranuka Imana ikazimurenza. Reka dusenge Imana. Ntabwo nzi icyifuzo ufite, nta nubwo mbaye nzi intambara uri mu Rwanda muri iyi minsi, ntago nzi umusozi uhagazeho, ntago nzi amagambo uri kuvugwa muri iyi minsi, nta nubwo nzi iminsi ubayemo uko ikumereye. Icyo nzi cyo nuko umuntu wese mu rwe ruhande akeneye uburengezi n'ubutabazi bw'Imana. Hanyuma muri ubwo butabazi n'uburengezi bw'Imana ukeneye cyangwa mu cyiciro uhagazemo icyari cyo cyose, nje kugutangariza itangazo rivuga ngo uruhare rwawe ni ukuri muri icyo kibazo. Ukuri uhagazeho muri icyo kibazo urimo ni rwo ruhare rwawe rwonyine, ibindi ukabirekera Imana. Uruhare rwawe muri icyo kibazo uhagazemo ni ugukiranuka kwawe wagize, ubundi ibindi ukabiharira Imana. Hari igihe abantu muvuga ngo muburana imbere y'Imana, mwazamutse imisozi, mwamanutse ibishanga, ngo runaka arandenganya, kandi umuntu yasesengura kuri ugasanga ahubwo ni wowe uri kumurenganya. Banza wisuzume, wowe uzumva iki kiganiro, banza wisuzume, ubanze wigenzure, utekereze kandi uvuge ngo se ngewe ukuri kwanjye nukuye. Ihererane n'umutima wawe, kuko niwe mujyanama wawe wa mbere, ni nawe muyobozi wawe w'ukuri wizeye. Icyo umutima wawe ukubwira niko kuri kuzuye. Umutima wawe urakubwira ko ukuri kwawe ari ukuye, umutima wawe urakwemeza ko uhagaze hehe, mbese uri mukuri. Ibimenyetso utanga ni iby'ukuri, ntabwo ari ibihimbano, ntabwo ari ibigerekano, ntabwo uri mupapira kugira ngo wereke abantu. Mbese Imana ko ibyo abantu bareba atari byireba, ibyo urimo wereka abantu nibyo uri bwereke Imana. Ukuri kwawe ni ukuye muri icyo kibazo kugira ngo ubone uko watabaza Imana nayo izi kurengere. Reka dusenge Imana. Ariko banza usuzume ukuri kwawe, uvuge ngo Mana, kuko iki n'iki ngiki nta ruhare nabigizemo, kuko uyu n'uyu nguyu arandenganya, kandi ibyo navuze ni ukuri, kandi ibyo nakoze ni ukuri. Aho ngaho niho Imana iri bwururukire iza gutabara. Naho kwirirwa uvuga ngo kuko umwami Imana azana, hari ibyo usabwa kugira ngo Imana yururuke ize itabare. Reka dusenge. Data wa twese mwiza, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'amasezerano, kandi Imana y'ubutware n'ubushobozi, tukuzi nk'Imana irengera, tukuzi nk'Imana itabara, tukuzi nk'Imana ica imanza ziboneye zitabera, tukuzi nk'Imana ikiranuka muri byose. Niyo mpamvu ningingiye buri muntu wese uzumva iki kiganiro akaba ibimenyetso n'impamvu atanga ari ukuri, ndinginze uri mu gihugu cyo mu ijuru uzururuke kumutabara ndetse no kumurengera. Mbisenze mbyizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.